So bivuga ngo nabo barabibona ko ahisi iri kwinjira, yarangije kwinjira muri danje. So nk'uwizera nk'uwamenye Imana, iyi ntambara siyo Herimagedoni, ahubwo iyi ntambara iri muri Zaburi ya 83 baze guhera ku murongo wa 7. Intambara iri muri iyi ntambara yituvuze iri muri Zaburi ya 83, siyo ya Herimagedoni. Herimagedoni tuzayisanga muri Ezekiyeli 30. bivuze ngo birashoboka ko intambara ishobora guhagarara rero. Intambara yishobora guhagarara, ntabwo izatinda n'ubundi. Abantu benshi bari kwibwira ko iyi ntambara ntabwo izaza kurangizwa na Kristo. Iyi ntabwo ariyo ntambara izaza kurangizwa n'Imana, kereka Herimagedoni. Ariko iyi ifitanye isano na Herimagedoni. Ifitanye isano, irayitegurira. Niba wankurikira kuyitegurira, ahubwo wizera niyo mpamvu akwiye kubera amaso ubugingo. Niba iri kuyitegurira isaha n'isaha itorero ryataha, ahubwo wowe witeguye ute mu gutaha kw'itorero? Herimagedoni antete nujya mu gitabo cya Ezekiyeli 38, Herimagedoni izaba iri inyuma ya Irani ndetse na Russia. Ni inyuma ya Irani na Russia, nta kindi kizaba cyabaye. Iyo niyo Herimagedoni. Ku buryo Uburusiya na Irani bizarwana cyangwa no, bo bazishyirira hamwe kurwanya. Bamwe baturuka iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Nimusoma Ezekiyeli tuzahagaruka uzabibona. Bamwe bazaturuka amajyaruguru, abandi baturuka amajyepfo, bishyirire hamwe kuza kurwanya. Aho bazarwanya isi nzima muri Herimagedoni izarwanya Isirael biturutse ku bintu bitandukanye. Isi izagera ku rwego yanga Abisirayeli, izagera ku rwego yanga Isirael. Isi nzima yo ndi kuvuga Amerika, nubwo wabonye Minisitiri w'Ububanyi mpuzamahanga wa Amerika ahaguruka akajya kubabwira ngo bazababa inyuma iminsi yo kubaho kwabo kose. Isirael izagera Amerika izageraho itomba deficit ikene ibe abantu bo hasi, ive kuri Amerika bambive kuri Isirael. Izageraho ibe abantu basanzwe baba basanzwe, iterabwoba n'ikangari rirangire. Noneho rero icyo gihe iyo bavuze Gogi Magogi ni Irani ndetse na Russia. Abo nibo bazahaguruka. Ubwo ngarutse muri Ezekiyeli 38. Kandi uko 37 twemera ko yasohoye, twe kwibwira yuko 38 atari yizasohora. Twongere tugaruke no ku ruzi rwa Efrata, uko Bibiliya yaruvugaga. Uruzi rwatumyaga ingobyi ya Edeni neka, ni uruzi rwari rufite icyo ruvuze mu mateka. Ariko uze kureba ukoresheje telefoni, urebe muri 2023 itangira, urebe icyo bavuga, ukamenya ukuri kw'ibi bintu uko bimeze mu kuri. Ariko tukiraha wenda tutarajya Magogi niyo ntambara ya Herimagedoni tutaragerayo, reka tugaruke uyu munsi biri kuba. N'abahanga benshi ba scientifique bo batemera ko ari na Bibiliya, ntaho bihure na Bibiliya. Benshi babivuga muri Bibiliya bavuga ko atari byo, baravuga ko ni politike bashingiye kuri UN kuba yarakase ibi bice, like bashingiye kuba Parestina nayo isa n'idafite uburenganzira buhagije. Reka tube Parestina uyu munsi, ko benshi bari kumva aba Parestina bakumva na Gaza, bakumva na Isirael. Injira muri geography utwereke ududuce. So ubundi mukuri kuzuye iri kata ryabayeho, abantu duhagaze mukuri ikata ryabayeho. Habayeho intambara umunsi UN yafashe iyo myanzuro. Mpere kuri iyo UN yafashe imyanzuro ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu, irekura aho Abongereza bari irabarekura ngo Isirael ibeho nayo yigenge. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 1948 hahise hatangira intambara, igihugu cyaraye kivutse. Nyuma y'itariki 4 z'ukwa gatanu 14 z'ukwa gatanu badekaraye yuko babaye igihugu, bwakeye hahita hatangira intambara. Iyo ntambara abantu benshi ntibakunze kuyitaho, la guerre Israelo-Arabe. Yari intambara yari iri kuvuga ngo ntago Abayahudi bakwiye kuza kutugirana ijambo,
muri kano gace. Reka tubashimire mwese abadukurikiyeho muri hirya no hino ku isi, tubasabire umugisha w'Imana. Nge Ndikuzo Emi, sugambye tubanye muri ibiganiro by'ihumure, na n'uyu munsi turi kumwe kandi n'umugisha kuba twongeye kubona uyu mwanya w'agaciro. Turashima Imana y'amahoro iduhaye uyu mwanya. Imana Data, Imana umutunzi w'imbabazi, turanezerewe. Nyemerero tuze gufata akanya dusenge, hanyuma tuze kubana muri iki kiganiro twasenze. Data, turagushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye ubuntu no kugira neza kwawe kuko watweretse ko uri umubyeyi koko, kandi wahagaze mu cyimbo cy'umubyeyi wawe icyubahiro. Turi amahoro tutabikesha gukiranuka, ahubwo tubikesha imbabazi zawe. Abatariho uyu munsi bamaze kugera acecekerwa, si uko bakoze ibyaha ngo bari ingaruka z'uko babikoze ngo babe babizize, ahubwo ni ku isi yubatse. Hanyuma rero twe tukiri bazima turagushimye kubwo tubonye uyu mwanya w'agaciro. Dufashe umwanya ngo dusabire umugisha umuntu wese uri kureba iki kiganiro aho ari, umugisha umuryango we, umugisha mu butunzi bwe, urwaye umukize kuko ari we ubasha gukiza, ushonje umugaburire kuko ari we ubasha kugabura, uwambaye ubusa umwambike, ufite ibibazo ubyivangemo kugira ngo ubikemure kuko nzi neza ko ari we ubasha gukora ibirenze ibyo dutekereza. Buri wese hari icyo ari gusaba, ariko umuntu wese umuha ikimukwiriye. Natwe rero icyo dusaba nuko twadushyigikira kugira ngo benshi bumve ubutumwa kandi bugire icyo bumarira, bugire icyo bubafasha aho bavana n'aho bugera. Umuntu wese ureba iyi video ari hirya no hino ku isi umugisha, ndetse umukozi wawe tugiye kubana muri iki kiganiro ntaba ari we, ayoborwe na Mwuka Wera, kuko ibyo afite wamuteguyemo ni ibyabasha gutunga isi, ariko Mwuka w'Imana umutegura niwe wabasha kumuha ibyo yaha abantu badukurikiye muri uyu mwanya. Timu nini nanjye ntaba ari twe, ahubwo Mwuka w'Imana ari utuyobora. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Tugiye kugaruka cyane cyane kuri iyi ntambara iri kubera muri Isirael na Parestina cyangwa se Gaza. Hanyuma hari abatubonye abisobanura mu buryo bw'inyigisho, ariko tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka manze shimira bose bakoze subscribe, mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nawe utarayikora kandi uyikore kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho bijyanye no kubaka ubwami bw'Imana bigufashe. Nekereza ko rero inkunga ikomeye waduha no gusangiza abandi ibi biganiro. Imana iguhe umugisha. Mwaramutse Pasi? Mwaramutseho. Abadukurikiye ari ubwa mbere baramenya ko turi kuganira nande? Nitwa Dusenge Jean Dodier, Ngirigo representative wa the Holy Israel Church. Dukorera i Nyamirambo hafi y'ibitaro bya Nyarugenge. Nkaba umwigisha wa Bibiliya, yaba mu rusengero no mu mashuri. Nanjye ariko nkongera nkayiga muri doktora, nubwo twarangije ariko ntiturarangiza kwambara. Tugira umugisha wo kubana muri iki kiganiro ariko kuvuga uti Ihuriro Israel. Iri zina rifite aho rihuriye na Isirael tuzi uyu munsi cyane. Sinigitangaza ko cyaba mu kibasha gutuma nampamagara ngo tuganire byimbitse. Isirael nyine ni the Holy Israel Church, ifite aho ihuriye na Isirael nk'igihugu, ariko twe ni Isirael nk'itorero. Okay. Uyu munsi hari intambara iri kubera muri Isirael na Parestina, aho benshi bavuga ko ibitero biriho uyu munsi bisa naho ari ibitero bifite uburakari, basa naho bari kwihimura kuri Gaza kubera umutwe wa Hamas. Bakavuga bati Hamas yinjiye muri Isirael bitunguranye. Hanyuma uko gutungurana bakoze byari byitezwe. Hanyuma Isirael ibikora isa noneho niyihimura. Ubwoko bwiyita ko ari bwo bwoko bw'Imana, benshi bavuga bati Isirael ibonye uburyo ntiyarimbura isi, akaba ari isigara yonyine yita ubwoko bw'Imana. Hanyuma tuze kureba nyirizina icyo Bibiliya ibivugaho, cyangwa se ya Bibiliya ivuga iki kuri iyi ntambara iri kuba. Benshi banavuga ko wasanga ari ya ntambara yavuzwe ya Gogi na Magogi. Reka rero turebe nyirizina. Kuva uyu munsi dukoze ikiganiro dusa n'abageze ku munsi hafi wa 7 cyangwa wa 9, hafi 10 niba ntibeshya. Tuvuga kuri iyi ntambara ya Isirael na Parestina, ariko benshi bakavuga ko uyu munsi ku ruhare rwanjye ndavuga ko
Gaza cyangwa se n'uyu mutwe wa Hamasi niba bikorana ubugome, niba ari ukugira ngo babone uko nabo bagira igihugu gituye gifite umutekano kidasa naho kiyobowe na Isirael, kwa kundi benshi bavuga ko wasanga ari bari muri gereza ifunguye ariko actually mu buroko kubera ko Isirael n'ubundi isa nibayoboye. Ariko none reka tubanze turebe kuki Isirael nk'ubwoko bw'Imana benshi banatinya ko umuntu atapfa kubavogera, wenda turi buze kureba icyo biri bivugaho. Ariko kuki Hamasi yinjiye muri Isirael ntibabimenye, Musadi ndetse n'abandi? So umbajijemo ibintu byinshi nta icyo uza kumva ntasubije. Ngira ngo introduction reka duhere kuri icyo, nabyo ndabigarukaho. Icyo uza kumva ubwo wenda ntasubije mu byo ugiye uvuga, uzi kubera amaso abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo iki ntiyakivuzeho. Icyambere bitwa ubwoko bw'Imana biturutse iyo bavuze ijambo aho uzayisoma hose rivuga Imana. Isra bivuga ubwoko cyangwa rase. Iyo bavuze Israel ni ubwoko bw'Imana. Iryo zina rifite amateka kuko hari undi ushobora kugiexplaininga mu bundi buryo ntabonye umwanya wo gusobanura nonaha, ariko icyo mvuze ari cyo abantu babasha kwakira. Izina ubwabyo Isirayeli rikomoka he? Imana ihamagara Aburahamu mu Itangiriro 12 imubwira kuva muri Uri y'Abakarudaya arazamuka afata iharani, arazamuka ageza hejuru. So izina Isirayeli nyirizina Imana ihamagaye Aburahamu yamubwiye kujya mu gihugu izamwereka. Cyari igihugu n'ubundi kiri okipe, cyari igihugu kidatuwe, cyari igihugu gifite amoko 7 musanzwe muzi, Abamoni, Abamowabi, hari amoko Abahevi bayandi uko ari 7 abasha kugaragara. Yagaragaraga ko yari igihugu gisa nkaho ari igihugu kiri okipe kitari igihugu kidatuwe. Wenda mu icyo gihe cyari gituwe n'umubare utari munini ugereranyije, ariko cyari igihugu kiri okipe. Imana igisezeranya Aburahamu nta wayibaza ngo urakora iki, kuki wabigenjeje gutyo. Niyigaba niyo yimura abami ikimika abandi. Sicyo nshaka gutindaho mvuga. Yaje kukimugeza amara umuryango w'abantu 70. Ntabwo Imana yari bufata abantu 70 ngo ibahe igihugu. Oya, byayisabye nyuma y'aho Aburahamu yaje ku kirengarenga naniwe, Imana iza kumubwira ngo ubwoko bwawe, abantu bawe, umuryango wawe uzaba abasuhuke mu gihugu cy'amahanga aricyo cya Egiputa cyangwa Misiri, Egypte. Ejo bundi mwumva impamvu nkoresheje Bibiliya ibikoresha Egiputa ariko ni Egypte, niyo Misiri. Muri kumva impamvu nkoresheje Misiri, ngira ngo uyu munsi ndagumya nkoresha wenda amagambo ya kera n'aya none kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa nyirizi. So bagiyeyo bamarayo imyaka, bari bafite isezerano ryo kumara y'imyaka 400 nyuma y'imyaka ariko 430. Impamvu ya 30 sinyisobanuramo byinshi, yaza kuba yarya iminota atari yo ntumbero y'uyu munsi, dore yuko naho mvuze ari ukugira ngo abantu bumve impamvu nyirizina. Nyuma baje gutaha bamara imyaka igera muri 300, icyo bita periode de théocratie, igihe Imana yayoboraga ubwayo. Baza kurekarama baregendeye ku bandi babakikije, baravuga ngo natwe dukwiye umwami nk'uko andi mahanga yose agira umwami. Icyo kibazo bakigeze imbere ya Samweli. Icyo gihe umuhanuzi niwe wari uyoboye bita Samweli, akaba umwami, akaba umutambyi, akaba byose, kuko ntibemeraga gutunga umwami. Bari bafite Imana ngo ibabere umwami. Bagenzuye andi mahanga basanga bafite ubuyobozi bagatunga n'umwami, bararikarama, ariko Imana yabyifuzaga irabibemerera. Bajya imbere y'Imana, Samweli ahageze iramubwira ngo erega ntago ari ikibazo cy'uko si we wari uyoboye, si wowe banze, ahubwo ni njyewe banze. Ubwo ngeze mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cy'8, ubwo ndi kuvunagura. Umwami wa mbere waje kuyobora nuwo bitaga Sawuli, komotse muri Benjamin.
riramufata bari imyaka 40, imyaka 2 ayikora neza, imyaka 38 iby'Imana yari yamuvuzeho kazababera mubi, kazagira byinshi bitandukanye yari yababwiye kugira ngo iribe yuko bareka kugenda nk'uko abandi bagenda baranga, habaho ubushake bw'abantu bwemewe ariko n'Imana, kuko hari itandukaniro ry'ubushake bw'Imana bwemewe n'abantu cyangwa batanabwemeye, hakabona ubushake bw'abantu ariko Imana yemeye. So rero Imana imaze kubibemerera yabakoreye n'ubundi byinshi bibi, ariko nyuma ye ku ngoma ye yari afite misiyo yo kuvanaho abagagi n'abanyamereki ndetse no gutunganya umwami nyamwami aribo bita Dawidi. Umwagagi w'umwamereki, ubwo nabyo turaza kubigarukaho tubigeze ku cyo bita Libani ni aho ngaho ikomoka, ubwo niba ngombwa turaza kubyinjiramo nyirizina, ariko abantu nibabanze ibigendanye no guhuza ibintu wenda twazafata umwanya tukabibakorera uko bikwiriye. So mu magambo make byarangiye Abisiraheli havuyeho Sawuli hajyaho uwo bita Dawidi nk'uko mubyumvishe. Dawidi ku ngoma ye yaje nawe gutunga abana, habamo umwana utari imfura bitaga Salomo, utari imfura iwabo ariko aza kuba umuyobozi w'ubwami bwabaye cyangwa w'igihugu cya Isirael. Akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyagenda nka se, ariko isasanga afite isezerano rya se riramurinda, kuko Imana yari yemereye Dawidi yuko umwana we izamurinda, azayubakira inzu, kuko Dawidi yari yashatse kubaka urusengero. Imana imubwira ko yavushije amaraso menshi, ahubwo ku ngoma ye y'umwana we kizamuha ituze, ikamuha ihumure. Nicyo cyatumye Salomo ajya mu ngoma y'amahoro yituze n'ihumure, abona byinshi bitandukanye. Ariko nyuma ye yakoze byinshi byangwa n'Uwiteka. Nyuma y'aba bagore basaga 1000 ndetse n'umwe w'isezerano muzi, kuko 700 yari yabashatse agendeye ku bwiza bw'inyuma, physical appearance, ariko 300 bo yari yagendeye ku bihugu byo bikomeye. Yabona umwami uzakomera agahita ajya gukurayo umugeni. Ni nayo mpamvu muzumva reka aho mahinire mwaho ngaho banavuga ko yatunze umwirabura wo muri Ethiopia hariya, umwamikazi w'Isheba. Nta handi bari abanyetiyopiya bakomoka. Igihe yajyagayo utagira ngo baraye igipantekote, nawe umunsi bararanye yahavanye. Imitoma myinshi muzumva abantu benshi bakoresha ifitanye isano na Salomo yo yavugaga guhakana byarakugoraga, kuko umugore wese yicwa no kumva, utabashije kujera ibyo wumva, umugabo akicwa no kureba, biba byabaye ikibazo. So mvunaguye rero ku ngoma y'umuhungu wa Salomo tubona uwo bita Yeroboamu na Rehobowamu. Isirayeli yaje gucikamwo ibice bibiri. Isirayeli y'amajyaruguru kwa Yeroboamu iyo hejuru ifata imiryango 10 yari umutware, ariko ku ngoma ya Salomo kubera ibyari byagiye bibaho abantu bari batangiye kurambirwa ubwami. So rero haboneka wari umutware cyangwa wari umugaragu, ahita afata Isirayeli y'amajyaruguru bayiha kapitale yawo yitwa Samariya. Isirayeli y'amajyaruguru uretse Isirayeli y'amajyepfo abandi reka mbihurire murabasanga yose iyo miryango muri buyisange mu gitabo cy'Itangiriro 49 muragenda muyisoma. Iyo amajyepfo niyo bita Benjamin na Yuda, bahita bashyiraho kapitale yabo bita Yerusalemu. Impamvu mba mmereye aho ngaho bari ukugira ngo bifashe abantu kumva gusobanukirwa Isirayeli niki. Hatangiyeho uruhererekane rw'icyo bitaga ubwami bw'abami. Ubwo ngiye kuvuga ku gice mbere ya 750, murabizi hari hatangiye cyane kugira imbaraga ubwami bw'Abashuri. Umwami wa Ashura by'umwihariko ku ngoma y'umwami wa Ashura wo bitaga Pirezeri,
yaje kuyobora kiriya gice harimo na Isirael. Nyuma y'iyo ngoma muzajya kureba ahagera muri za 538 hariho ingoma y'i Babuloni yari ivuyeho. Iyo bavugaga ngo ubwami bwafasha agace runaka, ntabwo bazaga ngo igihugu bahite bagisenya komuteri bakivaneho, ahubwo hari aho bafataga bagahaha umuyobozi, ariko bakaba munsi ya domination ya empereur y'ubwami bw'abami bwabaga bufashe ako gace. Birakomeza gukomeza bigenda bihererekana, ngira ngo murabizi bigeze muri za 538 hari hagezeho ibigendanye n'ubwami bw'abamedi n'abaperesi. Za 332 hari hatangiye kuyobora ubwami bw'abagiriki. Kristo yaje hamaze kuvanwaho ubw'abagiriki, bigeze munsi y'ubwami bw'abaroma. Ngira ngo murabizi ko Kristo yaje kuririra Yerusalemu, arayirira ngo nta buye rizasigara areba urusengero bigeretse ku rindi, biturutse ku myubakire y'urusengero. Igihe cye mu generali bitaga Titus, urusengero nabwo rwongeye gusenyuka. Rwasenyutse mu buhe buryo? Rwaje gusenyuka muri 70. Muri 70 ubuhanuzi bwari bwahanuwe bwarasohoye. Birakomeza hagenda ubwami bwagiye buhererekanywa. Muri 332 uwo bitaga umwami bitaga Constantino yaje gukizwa. 324. Nyuma yaho na 6 yitwa ko yabatijwe, ariko hari cyari cyabimuteye tutagiyemo mu mateka. Muzi icyo bita inama y'Inisi. Iyo nama y'Inisi nta kindi yari ishinzwe, yari ugushyira ubukristo ku murongo, kuko muri icyo gihe ndi kuvuga nyuma ya Kristo, ubukristo byari nk'umutwe w'abanyeshyamba uri aho ngaho udashinga, udafite aho ubarizwa. Ahubwo uwo bitaga Constantino amaze kureba abamubanjirije bayobora ubwami bw'abaroma uko babayeho nuko byagenze, imipfire yabo, akizwa agira ngo atazapfa nk'uko bapfuye. Yari amaze gukora monitoring and evaluations, arareba aravuga ngo nange reka mpinduke ntazikanga mbayeho nkuko bari abantu babayeho. Turakomeza ubukristo bugize umurongo, ariko uyu mwami yarasanzwe mu cyo bitaga Mithraism. Mithraism yari Mithras. Uko abaroma bagendaga bafata imana ahantu runaka, bajyaga bafata n'imana zaho. Byari umuco abaroma bari bafite byo kuta. Hari iyo mpamvu tuhasanga icyo bita Roma mpagani na Roma nkirisito. Roma mpagani yari deep mu bigirwamana, igira challenge yo kwibaza uburyo abantu bari busenge, bagasenga imana batari kureba, bamenyereye gusenga ibigaragara. C'est pourquoi pas ubonamo Roma kirisito ivangwamo ibintu byo kubashakira ibyo gusenga bafite. Ahageze mu mwaka w'1999, ubwo murambabarira ngomba kuvunagura kugira ngo nashakaga kugira gusa abantu bumve introduction. 1999 ubukristo bwari bwaramaze kugira umusima mu birumvikana, niho dusanga icyo bita Croisade. Ni intambara iri specifique ku misaraba, kubigendanye n'imisaraba. Kuki Croisade? Nuko muri 622 hari hamaze kuvuka icyo bita El Musulman, la fuite de Mahomet meka Medine, kuva Maka berekeza Madine. Aho ubuyisilamu bumaze gutangira buturutse kuwo bitaga Muhammad, wari waje gushaka uwo bitaga Hadija. Ayo makuru bamwe babasha kuba barayize mu buzima busanzwe. Nyuma yaho yaje kuba umuhanuzi uhanurira igice cy'umwihariko, wajya kuri specifique kuri bene Ishimayeli. Bene Ishimayeli ryari aba bose? Bene Ishimayeli ni umwana wo kwa Aburahamu ariko kwa Hagayi. Ariko ukiraho hakuvangiye tuzanagira igihe dusubira inyuma utwereke Aburahamu uko yabaye nuko yabyaye abana babiri. Bavuga ko Isiraheli ikomoka kuri Isaka, hanyuma aba barabu bagakomoka kuri Ishimayeli. Ngira ngo mu gice gikurikira byo tuzajya deep turebe inkomoko nyirizina. Yego, byazadufasha kugira ngo abantu babe ku rwego, kuko ubu hari ikintu bita irayidi
rikuru abantu niryo babasha kumenya kuko abatari abayisilamu bamenye iryo rayidi rikuru nyuma ya mwezi Ramazani. Surati ya 37 aya 101 igaragaza yuko ntago bo baserebura yuko Aburahamu yatambye Isaka, baserebura ko yatanze Ismael. Ibyo tuzabigarukaho. So magambo make nendaga mvuga yuko Isirael irakomeza ageza mu mwaka w'1250 bajya munsi y'ubuyundi buyobozi bwa Ottoman. Nyuma yo 1516 dutangira icyo bita Empire Ottoman. Empire Ottoman niyo ubwami bw'abami baba Ottoman, nibo bari kuyobora icyo gice cya Parestina. Bafata bwa Isirael yari maze kuba disipare, bya bindi byose babaye disipare nyuma y'umwami w'i Babuloni wo bitaga Nebukadinezari, wari ufite papa bitaga Nebuporozore, wari watangije ingoma muri 626. 605 hari hagezeho umuhungu we bitaga Nebukadinezari waje kujyana Isirael y'amajyepfo ayo yerekeza i Babuloni, ahereye mu bice bitatu. I Babuloni ubwo cyari ikihe gihugu? Uyu munsi ni ikihe? Iyo ubundi uri kuvuga i Babuloni rere mu uyu munsi uri kuyikonsidaringa ni igice cyose. Byasaba ngo dukonsidaringa ibihugu byose byaba bibasha kubarirwamo, ariko uyu munsi specific nka idikota twayikonsidera nka Iraq komite. Iraq umunsi si igihugu none. Noneho rero uyu munsi ubwo bwami, kuvuga ubwami bw'abami cyabaga ari ikintu kinini gikombayininga ibihugu n'ibintu, kuko urumva habaga urugero nko kubaza amateka y'ibigendanye n'ibyo ngibyo byari ibihugu bigera mu 127. Ibyo bihugu 127 byatungaga siyeje. Uri kuvuga ngo ibyo bihugu byose guhita umuntu aba specific, ahubwo tujya kureba ngo headquarter turayishaka, nicyo dukoresha mu ahanini mu kureba abari kuyobora abayobora baherereye. Umwami w'abami muri kuyobora in that period aherereye he. So nyuma yaho Isirael urumva yahise byageze muri uwo mwaka 1516 Isirael ntiyari iri kuvugwa, yari yaramaze kuba disipare, hagezweho Parestina. Niko iyo umuntu yafataga igice runaka yagihaga izina, hari igihe yakirekeraga izina ryacyo cyangwa akagiha izina. Niyo mpamvu uzumva Itiro, ukumva Sidodi, ukumva rimwe na rimwe hari gukoreshwa amazina atarasanzwe. Ukumva Bedomu ukavuga ngo Edomu ndayisanga he. Nibyo mpamvu hari ibindi byo kuganira ku wasomye Zaburi ya 83. Tuzayigarukaho nayo. Briefly imaze kwitwa Parestina yari occupé nyuma yaho umwami wa Ashura muri cyagiye cyabanjije abo yabashije kuvanga abantu, ariko abagiye Babuloni umwami Nebukadinezari ntiyabibasiye ku buryo abatandukanya. Niyo mpamvu hatakari iryo zina rya Isirael hagasigara Abayuda. Sinzi niba icyo mvuze ko yatwaye babandi bo mu majyepfo. Yajyanye mu majyepfo, yari ifite 128, abandi aba Benjamin ari 81. None Isirael yose yari igizwe n'imiryango 12. Imiryango 10 yanyanyagiriye hejuru mu majyaruguru. Ibyo bituma ijambo Isiraheli riba disipare. Wibuke n'igihe Elisa yahanuraga yaravuze ngo ntakorera umwami Yehoshafati umwami w'Abisiraheli. Hari etape bagezemo Abisiraheli ubwabo nubwo bavuka ahantu hamwe ubwabo bananirwa rwumvikana. Hirya y'ibyari byaragiye bibabaho, umuntu yarifataga akabavanga. Iyo bavugaga Abasamariya yabaga ari Abisiraheli bavanze n'ubundi bwoko. Mu mahama Abisiraheli bagenderaga we in the beginning, nta Muyisiraheli ushaka umunyamahanga, cyaraziraga. Noneho rero kubona Isirael y'amajyaruguru nyuma y'umwami bitaga Perezeri abavanga byatumye Abisiraheli nyirizina bivanga, bituma batangira kuba consideringa nk'aho ataraba. Ni nk'uko twavuga ngo ni abantu baguye, ni abapagani. Bamwe bisigira ko bagisenga, abandi ari abapagani. So rero amateka azajya kwereka bavuga ngo umwami w'Abisiraheli umwami w'Abayuda. Ubwo ni muri ibyo bihe kubajya basoma Bibiliya nicyo kiba cyabiteye. Uw'Abisiraheli ni y'amajyaruguru ya miryango 10, uw'Abayuda ni y'amajyepfo Benjamin na Yuda. Ariko tuzajya n'igihe turebe icyo bapfuye kugira ngo bisepare.
ntacyo. sawa. Twikuhuse tubona yuko nyine Isirael nyuma y'icyo gihe ntituyibona ifite access iriho, ahubwo tubona hariho Parestina. Parestina niyo itangira kubaho kuva icyo gihe kurinda ugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe, ubwo aho twari tugeze ni muri 500. none Parestina ibayeho ite ko tutayibonaga Ottomani aba Ottoman nibo bafata kare agace muri Empire Ottoman, nibo bagafata bakakita Parestina na Empire Ottoman nibasha kubikora ifata kare agace kuko ryari izina ryigeze ribaho nanone mu ngoma y'Abaroma. So rero bahita fata kare agace kose bakita Parestina. uwo mu mwaka n'umuhe mwaka 1516. okay. So ahagezera mu mwaka w'igihumbi na 800, mu mwaka w'igihumbi 890 na hagati ya 1995 n'96 niwe dusanga ubwami bw'Abongereza bwari bumaze gufata kuvanaho Empire Ottoman. Urumva amami uko batsindaga bakonkiransaga igice cyose. Ubwami bw'Abongereza icyo bitaga ubwami bw'Abongereza nabwo bwari bwagize imbaraga, bwagize ingufu kuri icyo gice cyose. Muri icyo gice cyose bamaze kuhafata niho uwari minister aza kwandika iretire yabashije kwandika isimboro ikangurira abantu kubanga, ariko birakwiye yuko Abayahudi bakemera gutaha. Byageze mu mwaka w'igihumbi 922 tubona abantu basaga bamwe bari batangiye gutaha, ariko abasaga 70,000 bari bamaze kugaruka muri Parestina, ariko nibayigarukamo ngo batureho abandi batuye, bajya gutura ku gice cyo hepfo cya ruguru cyari igice kiri specifique ku butayu, kigendanye n'ubutayu, batangira babutunganya bagira gute. Ariko byagiye kugera muri 2022 nyuma ya message yari itambutse, abasaga 600 bari bamaze gutaha, basubiye hehe ku gihugu kimwe cya kera, aho bari baragiye banyanyagira impande zose, yaba bimwe twavuze b'Ibabuloni, yaba ibyo twavuze byinshi bitandukanye, aho bari batangiye kwishyiramo gutaha. Noneho aho ni nyuma y'intambara ya mbere y'isi, turabizi yuko yabaye muri 1914 kugeza na 18. Iyo message yatumye Abayahudi benshi nabo bagambirira gutaha, na 22 bari bamaze gusaga 600 byasubiye mu gice cyepfo. Noneho byaje kuba ngombwa yuko aho babaga hose barirondaga, n'uwo muco utumva n'ubu bimeze gutya, Abisirayeli barironda. Mu kwironda byari byarazanye urwango mu bihugu by'amahanga hose aho babaga, byaba creating urwango, byazanye urwango ruri ku rundi rwego. Ibyo byaje gutuma ahagera mu mwaka w'igihumbi 1939 tuzi icyo bita hatangiye icyo bita intambara ya kabiri y'isi, yari inyuma y'uwo bitaga Adolf Hitler, umunazi umudage. So icyo gihe bariyerangije kubera urwango abari bafite. Ntago Hitler ari we wishe 6,000,000 zose z'Abayahudi. Abayahudi bari ahantu henshi batandukanye, bose si bari barasubiye iwabo. Oya, bamwe bari bakinyanyagiye bakiriyaho. Ariko tukiraho abo uvuga bari barasubiye iwabo, twabonye uburyo basubiye iwabo. Yego. Hanyuma amaze kugera iwabo bahasubiraga batajya mu kandi gace. Navuze basubiragayo bari specifique ku gice kigaragara nk'aho ari ubutayu, ariko kibarirwa muri Parestina. Hari icyo bitaga Sionisme yatangiye gukangurira buri Muyahudi bakure, kuko bari baragiye bagatunga imitungo bakajya bava hamwe, baratunga barakira barakomera. Noneho batangira kwitoza kujya bagura ubutaka ariko iwabo, kugira ngo batangire gutekereza gutahura. Niyo message yabaye 1922 yabatuye, niyo yatumye bataha ari benshi, bahituma bagera mu 600 bagiye kuzura abagera kuri miliyoni. So noneho byabaye ngombwa ko mu gihe cyo Hitler yari amaze gukomera avec nazisme, bari bafite sionisme, hari icyo bita nazisme na sionisme. Nazisme yari intuze y'abanazi bari kuri Hitler. Sionisme yari umutwe w'Abayisiraheli batandukanye wari ushinzwe gukangurira abantu gutaha hehe iwabo. N'ubundi rero mu bihugu byaho babaga hose, bitewe nuko babagaho no kwironda,
mu Isirael akaba yakora ibirometero 3 ngo ajye kugura isukari aho haba mu Isirael mugenzi we, ukaba utakunda umukobwa waho ngo mubane. Ibyo byose byari ibintu byazanye urwango kuri abo bantu, kugeza aho bamwe nagatanze ubusobanuro bwinshi, abamvaga ko hari imyobo bavamo ikwiye gufungwa ahantu hatandukanye, kandi urumva bari baranyanyagiye nabwo nk'uko mwigeze mubyumva muri Esiteri igice cya 9 ngo mu ijoro abayuda bagombaga gutoragurwa, ngo ariko birahinduka bari bo bagira ububasha. Nicyo gihe cya Hitler niko byari biri, barabanditse igihugu cyose cyaranditse cyandika abayahudi, igihugu cyose kiri munsi y'ubwami bw'Abadage cyandika abayahudi cyaba gifite gicumbikiye specially no mu bihugu by'Uburayi za France n'ahandi, batangira gucyurwa muri kontineri babajyanira ahantu hamwe kugira ngo babatoragure bavanaho bari bari. So ubwo aho n'imbere yaho hatangira genocide yabo. Byarangiye rero nyuma y'intambara ya kabiri y'isi barapfuye abasaga miliyoni 6, nta muntu utazi genocide y'abayahudi. Noneho UN imaze kwicara ku giti cyayo iricarire ubwo bwoko bwanzwe bwatoraguwe bwakorewe genocide nk'uko mubyumvishe, iravuga ngo ni gute ubu bwoko bwagira iwabo, bwagira aho bubarurira, basanga nta handi bagomba kubashakira uretse ku nkomoko. Biba ngombwa yuko banzura yuko ya Parestina icikamo ibice bibiri. Tukira aho se ntago byavuzwe ko bashatswe no kuzana Bugande? Amakuru yo kuvuga ngo gushakisha aho bagombaga kujya, ubwo mba mvuze final decision, imyanzuro ya nyuma yo kwicara kuvuga ngo kuki tutabasubiza ku gicumbi cy'inkomoko ahubwo bagaca kabiri. So banda nawe utekereze ku giti cyawe ahantu maze imyaka ingana gutyo wumva utuye, ukabona abantu baza bakubwira ngo none wowe va hano imuka jya gutura hirya iriya, nurangiza abandi hano hari abandi bantu baje kuhatura. Ahantu y'ibisekuru n'ibisekuru warazwe kuri Parestina, it's challenge for them, ni byaba challenges, ni ibintu byabagoye kumva bimeze nk'ibi. Ariko UN nta indi solution yafashe, yaravuze ngo nituyifate tuyice kabiri, abasanzwe bahatuye bajye igihande kimwe, abandi nabo bajye ku kindi gihande, kuko ni icyifuzo cya Sionism. Byari ukuvuga ngo muratujyana he ahantu hataba igisekuru cya data Aburahamu. Imva ya Aburahamu yagiye iteza creating a conflict ubwayo. Birangira rero bafashe imyanzuro yuko baca kabiri. Ariko kiraho ariko Parestina n'Abarabu sibyo? Ntabwo Parestina yo bari kuvuga gutya iki gice. Parestina iri deep, abantu benshi niko babyumva, ni nako nabo babitekereza. Parestina ntago bivuga ngo bari Abarabu, ni igice kiba mw'Abarabu benshi, ariko ni igice kiri deep kuri Islam, kuko iki gihe narindi kuvuga 78% yari Islam, noneho 10% ari ubukristo, 77% yari Islam, 10% ari ubukristo, gatatu ikaba Judaism. Okay, ukiraho rero aba bayisirael tuvuga bagenda bo ni barimo abakristo bakaba abasilamu bakabamo nabo bajuzi, percentage ya 12% iza mwabo. Umubare percentage ni kwizanisha ijanisha rya 12% ntago ari abayisirael. Yego, ijanisha ringana na 10. Nukuvuga ngo hano mu Rwanda ni nkuko twatuvuga, mu Rwanda ntago harimo abanyarwanda gusa, harimo abantu batari abanyarwanda. Iyo percentage rero niyo mvuze ya 12% ntago ari abayahudi. Ibyo biracyari ikindi kibazo nanone, kuko kugeza ubu bivuze ngo n'ubundi abatura bose mu gihugu ntago ari ukuvuga karabe, bafite gakondo y'ubwene gihugu runaka, bashobora kuba barabuhawe cyangwa baravukiye aho ngaho. Abahatuye bose suko ntago bose ari abayisraeli, ntago ari abayahudi, hari n'abaPalestina bemerewe bahatuye kandi ari abaPalestina. Hanyuma Abarabu bangana na 12%. Hanyuma abo ba Parestina abo batuye muri Parestina, igihugu bisa na atari na kinini cyari gifite igice cy'ubutayu. Nani UN ijya gufata umwanzuro wo kuzana aba Jewish ngo cyangwa se abo barescape, ndabafata nk'abarescape kugira ngo ifata abarescape bazani ijye kubashyira hariya,
ni ibintu bibiri. UN iri muri Bible, UN iri muri politike, UN ikoze ibyo nkande. Hari icyo bitaga la faiblesse des SDN. La faiblesse des SDN ni imbere y'intambara ya kabiri. Kuba intambara ya kabiri y'isi yarabaye, cyabaye ikimenyetso cy'uko SDN yacitse intege. Société des Nations Unies cyari ikimenyetso cy'uko yacitse intege. Uretse yuko n'ubundi izindi ntambara zabashije kuboneka nazo ziba ikimenyetso cy'uko UN nayo yari yacitse intege. Ugendeye kuri beat cyangwa kuri objectives, ku ntego nyamukuru yatumye ikintu kibaho. So rero guserukaho nuko yari ishinzwe umutekano mu rwego rw'isi. Iri kuvuga ngo aba bantu nkuko bise abaresikape badafite icyerekezo tubashakire naho aho babarurirwa kugira ngo batunge leta iri suvere yubahwa, bakonsidaringwe nk'abantu, be kubarwa muri cya kinini igeze mvuga nk'udusimba nk'iki, babarwe nk'abantu kwa. Nicyo cyatumye bavuga ngo rero aba bantu bari basanzwe batuye hano ariko hari abandi bahatuye, ni duce kabiri. Nta yindi solution UN yabashije gukora. Gusa mu guca kabiri hajemo challenges. Icyambere aba bantu bo n'ubundi bafitanye isano ikomoka kwa Aburahamu nkuko bigeze ubivuga. Bafitanye isano especially Abarabu n'abandi gutyo bafitanye isano ikomoka aho ngaho. Nayo mpamvu byatumye mu guca iyi mipaka wibaze hari ibice bimwe byabaga bifite icyo bita amateka y'abantu runaka, ukabifata ukabishyira kuri kote imwe, ibindi ukabishyira ku yindi kote. Urugero, gufata imva ya Kristo cyangwa imva ya Yesu ukayijyana kuri kote bigendeye yuko uciye umurongo byahurirana no iyo mva uzumva bari kuvuga Yerusalemu ya kera na Yerusalemu, uzumva bari kuvuga iy'iburasirazuba na Yerusalemu y'Iburengerazuba. Nuko nibamara guca iki kirajya kuri iyi kote, ikindi kijye kuri iyi kote. Byagiye bituma rero nk'imva ya Kristo ijya kuri kote ya Parestina. Imva ya Kristo igiye kuri kote ya Parestina, kuri bo ntibabyumva, ntibanabishaka, ntibanabyemera. Kugaruka nanone ugasanga uyu musigiti wumvishe icyo bita Hamasi itera. Iki gitero cyiswe icyo kubohoza umusigiti. Nuhe musigiti? Nuriya ari Aksa Ferud. Uriya musigiti ni umusigiti wa kabiri ku Bisilamu nyuma y'uw'Imana. Niwe musigiti wa kabiri kuri bo, bakonsidaringa nk'ikintu kidasanzwe. Kuwufata nanone ukawushyira kuri kote ya Isirael, ngo nibarangiza ngo uzajya ajya gushaka kujya ku kimenyetso cy'uwo musigiti cyabo ngo bimusabe yuko ari busabe visa, ace muri Isirael asabe visa abashe kujyayo. Naho yari challenges. So bivuga ngo imikatire yabyo ubwayo yari yagije go creatinga conflict. Icyo ni kimwe. Okay, ukira ariko paseri hari ibintu rega n'abadukurikiye muri uyu mwanya bikomeza biba confusinga. Uyu musigiti uvuga kuri aho ngo muri Isirael usengerwamo n'abandi, usengerwamo n'abayahudi b'abasilamu, usengerwamo n'abanyapalestina nabo. Ugabanza gusaba visa. D'abord urasengerwamo aba-Isilamu. Nituvuga umusigiti tubanze twumva umusigiti niki. Urasengerwamo aba-Isilamu, either babanyegaza cyangwa babanyepalestina komutera, ariko n'aba-Isilamu ni genero. Dore yuko nakubwiye ko no muri Isirael ubwayo uri busange mw'igice kuvuga ngo ni umuyisirayeli ntibyamubuzaga kuba yahinduka umuyisilamu. Biri kumvikana. Yego 95% ya Isirayeli usanga ifite eglise yayo yo bita Judaism. Ariko ntibivuze yuko nta muyahudi utayisengeramo. Ushobora kuba umuyahudi ntubarwa. Reka ngo urugero, mirongo ushobora gufata igihugu cy'u Rwanda ugahita cyose ukivuga ngo ni igihugu cy'abakirisitu, ariko ugendeye kuri percentage umubare w'abakirisitu ufite, ariko ntabwo ugendeye ko hari abandi bantu baba batasara abakirisitu babarirwa muri
bijyanye. So uyu musigiti rero mu kubohoza nk'umusigiti wa kabiri n'umuntu uri inaha w'umuyisilamu yemerewe kuba yahaguruka akajya kuyehe gusengera kuri wa musigiti wabo niyo yaba ari uwina. Ariko fotora Parestina Gaza by'umwihariko ufata iki gice cy'Abarabu kuko Isilamu igabanyijemo ibice bibiri. Hari icyo bita Isilamu irimo ibice bibiri ubundi ni bitatu ariko hemerwa bibiri ku mpamvu ntabonye umwanya wo gusobanura. Igice cya mbere ni icyo bita abashita. Aba bashita n'abasuna. Suna ni igice kigizwe na Isilamu ingana n'10%. 10% y'abayisilamu nibo bayisilamu b'abasuna. Niho dusanga abo bayisilamu b'abasuna 90% yabo bari muri Iran. 90% y'abo bayisilamu nkubwiye ni Iran. Kuko Iran 90% Isilamu iri muri Iran 90% yayo ni Isilamu ya Sunna. Noneho ibindi bica bandi bayisilamu bona bangana na 90% abandi. Kuko nkubwiye ko 10% ari byo Isilamu ya Sunna nibo babashira. Ni iki nshatse kukubwira? Babashije babasha guhuza ariko si gitangaza yuko umuyisilamu wese aho yabari yagira ishyaka ryo kujya gusengera muri wa musigiti. Noneho fotora umusilamu wo muri Parestina uraho cyangwa abantu niba baturuka imahanga kugira ngo bazaho nawe yemererwa n'uwaho muri Gaza muri Parestina n'ahandi aremerewe gushaka uburyo ajya gusengera kuri wa musigiti wa kabiri mu rwego rw'isi akuba ari uwa kabiri. Noneho bikamusaba ngo abaraho ajye gusaba visa yo kujya gusengera muri. Kandi iyo bavuze gusaba visa ntuzajye wumva yuko iyo visa ushyiraho requirement ashyiraho izi nkuko n'umukristo ushaka kujya kureba imva ya Yesu ntago ari bugende uko abishatse. Hari requirement yuzuza kugira ngo yemererwe kujya kureba yamva ya Kristo. Wese uyobeye yuko abarwanirira kujya muri Isirael baba bashaka kujya kureba imva ya Yesu. Ibyo se subiza. Niyo mpamvu umuntu se ntavina hataruka ari umuyahudi agashaka kujya kuyireba. N'ibindi byose ni nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero kuba byarakaswe gutyo ubwabyo na UN idaboro twumvemo conflict. Ikindi umutwe ukomoka kwa Bagagi n'Abameleki iyo kwa Bahamani bya bindi mwagiye mwumva niryo tsinda riri hariya rigendanye n'icyo bita Iran. So Iran ifitanye ibibazo yananiwe kurwana na Isirael kuko hagati yabo harimo ibirometero bisaga 2000. Ibirometero bisaga 2000 byatumye Iran iza gutura hafi ya Isirael ikoresheje umutwe wo bitaga Hezbollah. Ikoresha Hezbollah ariko ni irenze ifite ubushobozi burenze n'ubwa Iran. Ngira ngo Hezbollah ni umutwe ukomeye kugeza ubu n'abasire barawutinya ariko umutwe wa Hezbollah umutwe wa Hezbollah uboneka ryari 1982 uri kunyumva ibyo ndi kuvuga. 1982 habaye intambara yo bita la guerre ni intambara yafasha Isiraheli yarwanyije Libani y'amajyepfo. Mu kurwanya Libani yo mu majyepfo haciye imyaka 3 nibwo tubona Hezbollah 1985 ni umutwe washinzwe biturutse ku ntambara Isiraheli yatangije hehe muri Iran. Birumvikana muri Libani muri Iran muri Iran niho yari yawuteye. Noneho bahita bavuga ngo kuko hagati yacu nabo ntago bahana imipaka bahita basatira uyu mutwe wa Hezbollah ni Iran komiteri. Umutwe wa Hezbollah n'umutwe wa Hamas byose biterwa inkunga na Iran. Hezbollah na Iran, Hezbollah na Hamas byose biterwa inkunga. Hezbollah ikorera muri Iran, ikorera muri Liban, ikorera ubundi Hezbollah siege yayo yari Iran, ahubwo yaje gutunga ishami muri Liban. Kuki yashinze isami muri Liban? Yashakaga kugira ngo ijye ku nkengero. Uyu munsi wabonye intambara yari yabaye, wabonye ko hari ibintu by'intwaro ngo zaturutse muri Liban ziza hehe muri Isirael.
abantu benshi bibwira yuko Hezbollah ari umutwe ukomoka muri Libani. Oya, ni umutwe wa Irani washinzwe kuva icyo gihe, nyuma y'imyaka 3 barawushinga, ariko bawushyira muri Libani kuko Libani niyo iri ku nkengero na Isirael. So nugaruka ku buhanuzi nanone bugendanye na Magogi na Gogi, tuzagarukaho mu kindi gihe ugeze uvugaho. Tubona yuko izi ntambara zabashije kubaho komashefriti. Aba bantu sero y'ubwo buhanuzi nusomeze kera nituzagera kuri 3:8 uzabona yuko igice cya Hezbollah kiroburije yo kumanuka, ni Iran igomba kumanuka ituruka Isirael y'amajyaruguru, Isirael y'amajyepfo ni Gaza. So paso kiraho ngira ngo dufite ibiganiro birenze kimwe, birenze bibiri, kubera abantu bakeneye gusobanukirwa bakamenya ukuri kw'ibintu uko bimeze mu kuri. Ariko tukiraha wenda tutarajya Magogi niyo ntambara ya Helmagedoni tutaragerayo, reka tugaruke uyu munsi biri kuba. N'abahanga benshi ba scientifique bo batemera ko ari na Bibiliya, nta bihure na Bibiliya. Benshi babivuga muri Bibiliya bavuga ko atari byo, baravuga ko ni politike bashingiye kuri UN kuba yarakase ibi bice, like bashingiye kuba Parestina nayo isa n'idafite uburenganzira buhagije. Reka tube Parestina uyu munsi, ko benshi bari kumva aba Parestina bakumva na Gaza, bakumva na Isirael. Injira muri geography utwereke ududuce. So ubundi mukuri kuzuye iri kata ryabayeho, abantu duhagaze mukuri ikata ryabayeho, habayeho intambara. Umunsi UN yafashe iyo myanzuro, mpere kuri iyo UN yafashe imyanzuro ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu, irekura aho abongereza bari irabarekura ngo Isirael ibeho nayo yigenge. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 1948 hahise hatangira intambara, igihugu cyaraye kivutse. Nyuma y'itariki 4 z'ukwa gatanu 14 z'ukwa gatanu badekaraye yuko babaye igihugu, bwakeye hahita hatangira intambara. Iyo ntambara abantu benshi ntibakunze kuyitaho, la guerre Israelo-Arabe. Yari intambara yari iri kuvuga ngo ntago abayahudi bakwiye kuza kutugirana ijambo muri kano gace. Iyo ntambara ivuyeho abenshi babasha kumenya yabaye ku wa mbere, ari ku wa mbere ku itariki hari ku wa mbere ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, irangira ku itariki 10. 5 z'ukwezi kwa gatandatu ku itariki 10 no kugira irangira ku itariki 10. Iriya yo bita la guerre de séjour yabaye ari ku wa mbere. Iyo niyo abantu benshi babasha kumenya. Ndetse na ya yindi ya guerre de Kipur yo ku itariki 6 ikarangira 24 zo mu kwezi kwa 10, ifitanye isano gutera mu maraya matariki ameze nk'aya ngaya, batunga icyo bita Yom Kippur, bongera kwitira ngo la guerre de Kipur. Ni Yom Kippur, ryari iminsi y'impongano, ni nayo ejo bundi Hamas yabateye barimo batunguye. Tuza no kuhasoreza uyu munsi, turanahasorezanye. Mu magambo make iyo guerre de Kipur y'icyo izo ntambara zirangiye, Isirael niyongeye guhamana ya percentage yahawe na UN. No, intambara zagiye kurangira Isirael imaze gufata 77% ya Parestina, 77% ya Parestina yose. Ni ukuvuga ngo hari igice Parestina, cya gice bitwaga ko basigaranye bari bapenete bageramo hagati. Nicyo gituma uri muri West Bank ashaka kujya muri Gaza asaba visa, uri muri Gaza ashaka kujya muri West Bank nawe agasaba visa. Iyo uvuze West Bank hari ubwo benshi batumva ibyo uvuze byaribyo. West Bank nibuka abantu dusavinga abari cyangwa duserifa. Mu magambo make igihugu gishobora kuba giciyemo gutya ugacamo umurongo. Noneho izi ntambara zirangiye byatumye abari ruguru bw'intambara yabaga
baho bari bahawe butamwa mu kinyarwanda bavuga ngo wongeyeho ngenda. Hari igice bafashe, gufata iki gice cyatumye hari agace gasigara nka hirya kakahamarika kandi kahatanzwe ka Parestina, n'agace gatoya gasigara hepfo kagahamara agace kitwa nanone Parestina. Ariko hagati yabo hajemo hamwe yarwanya ifata, ntago yahabarekuye mu nama ngo nihabaho imishyikirano bavuge ngo yewe Isirael we subiranaho wahoze. Ariko nabo ku cyifuzo cyabo, niyo mpamvu wumva Parestina by'umwihariko umutwe wa Gaza uvuga ngo urashaka kujya kubohoza by'umwihariko umusigiti. N'ubundi n'Abisirayeli bahama niyo mentality yo kuvuga ngo nabo barashaka kujya kubohoza bakagera no kuri cya gice cyaho imva ya Kristo iri. So urumva bose baba bafite mentality yo kurwana iteka. Ntago ari igice kimwe, ibintu byinshi bigenda biba kuri abo bantu, urwango rushingiye kuri abo bantu ni urwango rumeze gutyo rufitanye isano n'ibyo ngibyo. Ndagaruka rero ku kintu wari uri kuvuza ubwo ibyo ari byose tugerageje gusobanura kugira ngo abantu uduce bamenye, ndashaka abantu bamenye Parestina nyirizina niyo Gaza, ese nifata Gaza amahoro arabonetse. Hari ibintu ntago azababonetse. Hari ikintu bita Daesh muri Islam muri Daesh yongera kuyikonsidaringa nk'umutwe nanone ufitanye isano na Al-Qaeda, kubera ko Daesh izaba ifite umushinga wo guhuza ibihugu byose by'Abarabu. Noneho igihugu kimwe muri cyo kiri specifique kuri ibyo nicyo kizatunga umuyobozi, umukomanda wa umukomanda uyobora igihugu runaka akaba icyo bita Khalifa. Rero Isirael ibangamiye uwo mushinga, ugendanye n'icyo nakita Daesh. Irabangamye kuko kugira ngo bareme ubwami bw'Abarabu buri state ziri Islamic, Isirael irabangamye nayo ubwayo. Rero mwibuke abo bose babasha kuvuka gute? Ubwo 1987 ngira ngo murabizi, papa wa Osama batangiye icyo bita Al-Qaeda muri Afghanistan. Noneho papa ntago ari papa komuteri, abanyumva ndamwita gute, Abdul ntago ari papa, ntago ari nka papa we. Natwe iwacu dutunga ikintu cyo bita père spirituel, so w'umwuka. So mu cyo bitaga frère musulman yigiwe muri Syria, muri Misiri haba icyo bitaga frère musulman. Frère musulman ni abantu bari barigiye muri Misiri bakiga by'umwihariko bari specifique ku idini ya Islam. Rero uwo narivuze nka metre ni nka wa Osama. Abantu benshi nyine niwe utangiza Al-Qaeda, abantu benshi ariko kuri Al-Qaeda bumva Osama bin Laden, sibyo? Aho rero nyuma ye muri weaknesses ivuka havuka umutwe wa Gaza nyuma ya Al-Qaeda. Al-Qaeda rero ibihugu nka Isirael, Amerika ndetse n'Uburayi biturutse ku mateka. Hamas ivuka ifitanye isano na Al-Qaeda yarangiye. Hamas ivuka ifitanye isano ndetse n'inkomoko yayo nyuma ya feria yabashije kubaho mu mwaka umwe nibwo Hamas ihita itangira. Niyo mpamvu mu 2000 mu kwezi tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi 2007 habayeho amatora yari iki? Yari yo kureba icyo bita ORIP, Organisation pour libérer la Palestine, ndetse na Hamas. Icyo gihe bari gutora, Hamas iratsinda. Hamas itsinda kandi idakonsiderwa nk'ishyaka rya politike ku Bayahudi ndetse na Amerika iriya wumva. Biturutse ku itariki mwibuka za zindi tariki 11 z'ukwezi kwa 9 2011, muzi yuko muri New York habayeho skandali
hari skandari yabaye muri New York yari inyuma y'ibyo byose. Ibyo nibyo bituma iki bita Hamas kidakonsiderwa nk'ishyaka rya politiki, ahubwo bagikonsidera nk'umutwe w'iterabwoba. Ariko bo bagiye gutora kuko bari konsidera nk'ishyaka rya politiki bararyemeza. Aho ndi kuvuga ni 2:7. So niki rero nshatse kuvuga mu magambo make, nuko hirya y'ibyo byose byari bibayeho, hirya y'ibyo byose byari birangije urubaho bakanzura yuko Hamas ibaye nk'ishyaka rya politiki. N'ubusanzwe ku Bayahudi n'Abanyamerika na biriya bihugu bya West Advice, kuri bo ntago babakonsidera nk'ishyaka rya politiki, babakonsideringaga nk'umutwe w'iterabwoba. C'est pourquoi pas ikibazo d'abord cyari cyarangije uruvuga biturutse nyuma y'ayo matora. Noneho rero mu guhaguruka babarwanya batera bagira gute, ni cyahanini kiba kukaba ngaho ni ishyaka rigomba gushyigikira rikaba inyuma. Wumvishe Hezbollah abo bose baterwa inkunga na Liban. Ibyo byose mu kubaho no kuba nyuma y'icyo gihe ubushobozi bwose Liban bwakoreshwaga na Hamas si ubwabo, ubundi icyo bita Iran ishinzwe gutanga miliyoni 100 z'amadolari kuri iyo mitwe ibiri. Ntago ari ibintu n'uyu munsi turi kuvugana. Ejo hashize umuyobozi wa Hamas yari yagiye kwitaba muri Liban. Ntago babihisha, si ibintu bihishwe ngo bibe biri iki gusa. Abantu icyo bakwiye kumenya mu gihe gisa nk'iki nuko wumvishe itegeko cyangwa icyo Iran yavuze ibwira yihanangiriza Isirael inihanangiriza Amerika. Yababwiye yuko Isirael nikomeza kurenga imbago gatoya igashaka gukora rura rutero rwo ku butaka, nayo itari burebere igomba guhaguruka igahita ijya ku intervene. Siyo yonyine rero, ngira ngo urabizi kwa abantu tuzagerageza tubasobanurire tugeze no ku ruzi rwa Efurate. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Kristo. Kugaruka kwa Kristo kugomba kubanzirizwa n'iki? Itorero rigomba guhaguruka rigataha. Itorero rizabanza kuvuga itorero nabakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwabo. Aho nusoma Matayo yaba Matayo 24 guhera kuri 33 no muzasoma ngo abantu babiri bari mu murima, umwe azagenda undi asigare. So hazabaho kubanza kuzamuka ku itorero mbere y'icyo bita Herimagedoni. Ugendeye kuri Bibiliya tukagaruka ku ruzi rwa Efurate n'icyo Bibiliya ruvugaho, ruvuga inshuro zisaga 50 muri Bibiliya. Ugendeye kuri ibyo tukabigarukaho n'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ibyo bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo, Kristo azabanza aze gutwara itorero rye. Mu kuza gutwara itorero rye rizazamuka. Mu kuzamuka hari icyo bita imyaka 7 n'imyaka 3 n'igice. Ibyo tuzabyiga ukwabyo ntacyo bidutwaye. Hari icyo bita Herimagedoni wahoze uvuga kugira ngo abantu baze kubyumva. Herimagedoni antete nujya mu gitabo cya Ezekiel 38, Herimagedoni izabiri inyuma ya Iran ndetse na Russia. Ni inyuma ya Iran na Russia, nta kindi kizaba cyabaye. Iyo niyo Herimagedoni. Ku buryo Uburusiya na Iran bizarwana cyangwa no, bo bazishyirira hamwe kurwanya. Bamwe baturuka iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Nimusoma Ezekiel tuzahagaruka uzabibona. Bamwe bazaturuka amajyaruguru, abandi baturuka amajyepfo. Bishyirire hamwe kuza kurwanya. Aho bazarwanya isi nzima muri Herimagedoni izarwanya Isirael biturutse ku bintu bitandukanye. Isi izagera ku rwego yanga Abisirayeli. Izagera ku rwego yanga Isirael. Isi nzima yo ndi kuvuga Amerika, nubwo wabonye Minisitiri w'Ububanyi mpuzamahanga wa Amerika ahaguruka akajya kubabwira ngo bazaba inyuma iminsi yo kubaho kwabo kose. Isirael izagera Amerika izageraho itomba deficit ikene ibe abantu bo hasi ive kuri Amerika bambi ive kuri Isirael. Izageraho ibe abantu basanzwe baba basanzwe iterabwoba n'ikangari rirangire. Noneho rero icyo gihe iyo bavuze Gogi Magogi ni Iran ndetse na Russia.
abo nibo bazahaguruka. Ubwo ngarutse muri Ezekiyeli 38, kandi uko 37 twemera ko yasohoye, twe kwibwira yuko 38 atari yizasohora. Kongere tugaruke no ku ruzi rwa Efurata, uko Bibiliya yaruvugaga, uruzi rwatumyaga ingobyi ya Edeni ineka, ni uruzi rwari rufite icyo ruvuze mu mateka. Ariko uze kureba ukoresheje telefoni, urebe muri 2023 itangira, urebe icyo bavuga Rusiya na China, abasaga ngo miliyoni bagahaguruka baje kurwana. Ahangaha abantu twongere tubibutse, ibi bizajya kuba itorero kuko rihagurutse. Itorero rizahaguruka. Ibyo ndi kuvuga ntangiye ni Herimagidoni. Herimagidoni izaba itorero rizamutse. Ntabwo Herimagidoni izaba itorero rikira. Ahubwo umwizera, uwemera, uwo turi kuvuga ibi, twagendera kuri Efurate, twagendera kuri ibi biri kuba, twagendera kuri Zaburi ya 83, uwizera nabere maso ubugingo, kuko isaha ni isaha. Itorero rizata, ariko kujya mbere y'itorero ritaye hari imbaraga itorero rigomba gutunga. Tukira hapase ko tuzagaruka kuri iyo ntambara ya Mahagedoni, tuzayigarukaho dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, twitegura ko n'ejo bundi nabwo turi bugaruke kugira ngo dukomeze, kuko nitujya gukomeza ariko tuzahera nyirizina kwa Aburahamu, turebe na mbere, kuko uyu munsi kugeza ubu guhora abantu basa n'abo bari gukaraga ubwonko babuzengurutsa babujyana mu burasirazuba bwo hagati, bifite aho biri buze guhurira n'iremwa ry'isi. Tuzabigarukaho kugira ngo abantu tuze kubaha ibintu bizima kandi byumvikana buri wese azabasha kumva. Ariko uravuze ngo ku minsi niba ari imiganurano, niba ari iki, nibwo bisa naho hagendaga havuka nyirizina aya makimbirane yeruye. Hamasi ijya kwinjira muri Isirael, nicyo kibazo gisa naho nahereyeho. Ese yari yiteguye ko Isirael izakora ibyo iri gukora uyu munsi? Icyo ni ikibazo kimwe. Cya kabiri, uyu munsi kuba Isirael isa naho ifite uburakari busa naho bugiye kuvangavanga isi yose yahagaze. Ese urabona ukurikije wenda kuko twe turi kuganira, turi kuri sero ya Bibiliya, cyangwa se turi kwinjira cyane muri religion, cyane ko tuzi ko abahanga benshi bari gukora ibi biganiro bari muri politiki, bamwe baragaragaza kuri kwa politiki, kuko nabikubarira ndavuga nti ese UN, umuryango mpuzamahanga, ujya gutekereza kubashyiramo hari kubasubiza hari muri Isirayeli, bari basomye Bibiliya, ni Imana yabakoreyemo kugira ngo ubuhanuzi busore. Ibyo ngira ngo byose tuzanabigarukaho tunarebe, nubwo wenda tudafite umwanya uhagije. Ariko reka turebe ibibazo bibiri. Iyi minsi y'impongano yari yageze kuba Hamas yari yinjiye muri Isirayeli, ese yari yiteguye ko Isirayeli ishobora kuzazana uburakari bungana n'ubwo bafite uyu munsi? Hanyuma icya kabiri ari nacyo tuza gusorezaho, Isirayeli nk'ubwoko bwiyemera cyangwa bunena abandi, urumva bwiteguye guhangana uko byagenda kose nibafata igitero cyo hasi ku butaka. Tagusubiza muri buno buryo. Icyambere, ntago ari gitangaza yuko Hamas ubwayo yaba yari yamaze kwitegura bitewe n'igihe n'amafaranga ishinzwe guhabwa. Niyo mpamvu nujya kureba n'ubuzima bwa Trump wahoze ari mu ex president wa Amerika, yongera gushinja Biden nk'uwatumye ikiriya gitero kibaho, biturutse ku mafaranga ya Iran yabashije kurekura, bakareba n'ibikoresho byakoreshejwe kuri uyu mutwe ko biri hejuru. Ugenzuye ku myobo, imyubakire y'iriya myobo na buri kimwe cyose, ntabwo ari igikorwa cyafashe Hamas ngo kibe tic-tac, ni igikorwa biteguye. Gusa imbaraga Isirayeli yasubizanyijemo yagaragajemo ibyaha by'intambara, nk'uko nabo bakoze ibyaha by'intambara. Imbaraga Isirayeli yakoreshejemo irimo ibyaha by'intambara. Hamas nayo ihaguruka itera yazanyemo ibyaha by'intambara. So revo rero yasubijwemo ntiyarizi, n'amaso ubwayo ntiyarizi yuko batinyuka gukora ibimeze nk'ibyo bari gukora. Nawe nujya kureba ameze nk'aho gazi itara sahana ka gace twavuze, habaye umuyonga. Ubu nta wakifuza no kuharara ijoro rimwe, kuko ntiwabuzi ngo niki kiri bunkurikireho. Nukuvuga ngo basubizanyijwe umujinya urenze. Ni nayo mpamvu Irani nyuma yaho uriya muyobozi wa Hamas avuyeyo,
wumvishe icyo bavuze. Irani yaje kwemera, iravuga ngo mu gihe gisa nk'iki Hamasi ikwiye kurekura Abisiraheli n'abandi bantu ifite yajyanye mu bunyage, ariko namwe musabwa kurekera intambara. Abandi ngo twebwe kurekera intambara nuko tuba twababonye, abandi uti oya murabanza murekera intambara d'abord tubone kubaha. Urumva ikibazo aho kigeze. Nukuvuga ngo kiri ku yindi level rero, kuyihe mpamvu nujya muri Chicago urahasanga akana k'imyaka 7 umuntu wakodeshaga mu nzu, umusaza mukuru yaraje abaza umugore n'umwana bamukodeshaga ku munzu, arabaza ngo muri abayisilamu, uti yego, ajya inyuma azana ibyuma, ajomba umugore arirukanka, umugore yirukanse ahita afata telefone arifunga ngo atangire guhamagara polisi. Polisi yagiye kuza, uwo musaza yajombaguye kakana ibyuma bimaze kuba 26. Get my point. Kuba ngo isi tugaruke, ubwo mvuze kuri kote y'uwo mwana w'inzira karengane utanaguye muri Gaza, waguye hehe? Muri Amerika. Kubera ko azira ko kuko azira yuko akomoka ari umuyisilamu akaba n'umunyegaza. Urumva? None fata muri France, wabonye mw'abantu babashije gupfa b'Abayahudi bazira yuko Isirael yateye Gaza. Ubu isi y'uyu munsi ikwiye kuba vigile ku mpamvu yuko Amerika, mvuze ku mpamvu iri sociale nayivugaho, kuko urumva muri sociale nyigarutseho. Reka wenda mvuge ku mpamvu iri economique. Isirael nihaguruka ikakora ibyo Libani yavuze ngo ntituri burebere, kandi Libani iherutse gukorana amasezerano mu mezi yashize, urabyibuka, n'Abarusiya iherutse gukorana nabo amasezerano. Iyi ni intambara directe iri buhite yinjiramo. Amasezerano ya Libani ndetse na Russia avuga yuko utewe umwe n'undi agomba kuba yatewe. Ariko Uburusiya ntabwo bwiteguye gutera Isirael, kuko Abisiraheli benshi bari mu hano n'Abarusiya. Turacyari aho ngaho nyine. Impamvu kivuga gutya, urwango ntirurazamuka ngo rube hejuru, ariko sero y'icyo Bibiliya ivuga twebwe nicyo tuba turi kureba ngo ejo biraba bimeze gute. Nukurenga amaso nona tukareba ama acte, ama alliance, amasezerano aba yarariho nayahe, biba bimeze gute. Niki rero nshaka kuvuga mu magambo make, basubizanya umujinya n'iki, ntabwo isi yabye expectings. Na Amerika uyu munsi wibuke yari yajyanye ubwato bwa mbere, yajyanye ubwa kabiri bufite ubushobozi bwo kugwaho indege 60 z'intambara. Uribaza indege 60 ngo kongeraho ibi bikikije. Nukuvuga ngo gufata isi yarangije kwibaza ko habaho intambara. Amerika, Irani yinjiye mu ntambara, Amerika yinjiye mu ntambara, kandi si Irani gusa n'abayiri inyuma. Ibyo byarangije ko Irani kinjira mu ntambara, igiciro cya peteroli, ubuzima bw'abantu n'imibereho y'abantu. Ibyo muvuga ngo mu intambara ya Ukraine ngo yabagizeho efe, ntaba hari kitaraba. 30% icyo bita de droit d'armus ya peteroli ikoreshwa ku isi nahinyura. Ibyo bikiba direct n'ugufunga. Mu gufunga bafunze, uribaza 30% ya peteroli no kongeraho ibintu byinshi bigiye kugira. Ntago niba litiro ya essence yari igiye kuzura 2,000 twakikanga ageze kuri 6. Niki kitakenera icyo? Niki kidakeneye gaze? Niki kidakeneye buri kimwe cyose? Ubuzima bw'abantu bwahita bwinjira handi hantu. Nabo bari kubireba, bari kureba isi iri kwinjira. Niyo mpamvu nkubwiye hagati aho imyanzuro yari iri kuvuga. Mureke intambara. Ubwo icyo bariho ni kimwe, murabarekura abacu mufite, duhagarika intambara cyangwa dukomeze turwane. Namwe uti nimurekere intambara tubabaye. Nuko biri. So bivuga ngo nabo barabibona ko isi iri kwinjira, yarangije kwinjira muri danger. So nk'uwizera, nk'uwamenye Imana, iyi ntambara siyo Herimagedoni, ahubwo iyi ntambara iri muri Zaburi ya 83, baze guhera ku murongo wa 7. Intambara iri muri
iyi ntambara iyi tuvuze iri muri Zaburi ya 83 siyo ya Herimagidoni tuzayisanga muri Ezekiyeli 30. bivuze ngo birashoboka ko intambara ishobora guhagarara rero. Intambara yishobora guhagarara, ntabwo izatinda n'ubundi abantu benshi bari kwibwira ko iyi ntambara ntabwo izaza kurangizwa na Kristo. Iyi ntabwo ariyo ntambara izaza kurangizwa n'Imana, kereka Herimagidoni. Ariko ifitanye isano na Herimagidoni. Ifitanye isano, irayitegurira. Niba wankurikira kuyitegurira, ahubwo wizera, niyo mpamvu akwiye kubera amaso ubugingo. Niba iri kuyitegurira isaha n'isaha itorero ryataha, ahubwo wowe witeguye ute mu gutaha kw'itorero? Ese nkatwe dukwitwa ko turi abapastors, abandi bitwa ko ari abakozi b'Imana, abandi bakirisitu, itorero ryatashye ntugende, waba wavuze ko wasigaye? Waba wavugaga ko wari uri mu biki? Okay, mu biganiro bitaha tuzareba n'iryo toro nirigenda ni imibare ingahe kugeza ni bangahe bazajya he. Itorero rigomba kugenda intambara, hakabaho igihe cya Antikristo agatanga ihumure, abantu bose bakavuga ngo uyu niwe wari ukenewe. Tuzareba n'uwo Antikristo wariwe. Reka tuzabishyire mu kiganiro cy'ubutaha, mutwemereye vuba kandi tukagaruka. Yesu abaho umugisha yawe. Mwagana ku musozo mudusengera, noneho dushimira n'abari badukurikiye muri uyu mwanya. Mana, turangije gutanga umusanzu wacu tuvuga ijambo ryawe, uriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Uyu muntu uduteze amatwi umuhe kumva no gutekereza byimbitse ngo ave ku rwego ajye ku rundi, uhindura ibyanze guhinduka, wigaragaze. Turifuza yuko abantu barushaho kukwegera nk'uko ijambo rye ritubwira, kuko iminsi zarushaho kudusatira, tuzarushaho kukwegera no kugusenga. Shoboza abantu gusenga uko bikwiriye, ubavane hanze ubinjize muri wowe, ubashoboze kukwakira nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwabo, kandi buri wese umuvane ku rwego umugeze ku rundi, maze izina rye rihabwe icyubahiro. Ntaba ari twe ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Imana ya hose na kuri, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen.